ashimwe. Yesu ahimbaze. Fasha umwanya wo gushima Imana. Imana y'ijuru ishimwe. Shima Imana, Imana n'umugenga w'ibihe. Shima Imana yandinze ikandindira hari imyaka 3 n'amezi, ikandindira mu buntu bwayo, ikandindira mu kuboko kwayo. Imana y'ijuru ishimwe. Tugitegura ubukwe bw'umwana naravuze ngo nzoza, ariko ndabona abana afite n'abaturanyi tubana usiga abana bonyine usanga babakujanye, ariko kubera kubana uzamwika kubana nayo ijambo ry'Imana ndaho mu bana abantu bose amahoro, kuko weje azamumwana. Narishimye nishima ku baturanyi bana nabo tubana neza. Uyu nguyu duturanya tuyisana n'igice kugenda kuri tele, ariko turakundana gutya, amaraso yamayivanga arahuza. Nukuri shimiye Imana, Imana yo mu ijuru nishimye. Shimiye Imana ku bantu bantahiye ubukwe. Imana yo mu ijuru irayiziguje. Ahubwo bavuga nk'umuntu ariko agashimwe ni menshi, kuko igihe twinumvuga butumwana kandi uriya muzehe ndamukunda, nzamukurikirana no kuri YouTube. Naho ngomba kumutegera kuko ni iminsi myinshi. Twebwe dusengera abantu bivuga ibifaransa, ukagenda twicara gusobasohoka uko bakagiye. Ariko shima Imana ko nageze iwacu. Imana yo mu ijuru ishimwe. Shima Imana ku bantu duturanye mu mahanga. Araho duturanye mu Faransa, hariya nabuze umwanya wo gushima, ndavuga ngo tuzatangira amashimwe hano, kandi nabize ko bazokurikirana. Shima Imana ku bantu bari muri Amerika, abari muri bihugu byose, inshuti zanje zose twabana, inshuti z'abanyamasisi, abanyamasisi bo n'abanje nabo ndakora nako abanyamasisi. N'ubu no baseranye Imana. Umukecuru utabasha kumwana ariko yaraje ndamubwira ati haguka uze mu nzu, sinsiga abana batoza gusanga abana bari bonyine. Napfuye kurara nahagaze nabo binjira mu nzu bajya abanyamushinga ati muri kumwe nande abana bavuga bari kumwe, ndishimye. Iyo atabo umukecuru simba naraje, isaba yaraje n'abana, kandi n'umwana akavuga ati sobanura wasegafiza iwacu. Ndavuga ati baje tugende kuko mu ijuru hari Imana iziturebera tutareba. Umukecuru aramukaraza yicara mu waje azara n'igikapu. Ubu niyo nkumi nasize mu bana. Shima Imana, Imana yo mu ijuru ishimwe. Shima Imana ko ntanganye bihe. Nagaza mvuga ngo umuntu umunyagipinda zato bakavuga ngo cyagipindije. Nabwiye Imana ngo Mana ningera mu bantu ngakora ukarangira igihe gito mfite zakazanira na tumwe uwacu nawe ukambaza, ariko nawe afegeye tuzamwamba. Ndavuga ati kemurizo naje kemurivi ibi byose no kuzuzanya kugira ngo dufunguze ubuzima. Ndabashimiye bavandimwe banje, inshuti zanje, inshuti zo ku mutima, mwaratekereje kuko nari nzikuye mu ntari siko byabonetse. Hano mu modoka zarahenze, wapanga ibintu ndagapanga uko, ariko jenyine nahigereye. Naje kubashimira kibonye gusa umutwe w'itorero. Narishimye ambere umwana wa Bibiliya, aho nari sengera ntari bampaye ngo gutwerera akagomba amafaranga, ariko Bibiliya ntari ngo kandi biba ijambo ry'Imana. Simbuze ngo simbana abapasiteri ndi kumwe nabo, ariko kuko bataje aho twarereye twabonye imbuto zabo, twabonye imbuto zabo duturanye, twabonye imbuto z'abari hano. Nukuri bishimye. Shima Imana ku bw'akabihe. Kandi ndagushima ko Imana yagukinguriye ikakubohora ukaza ukagera mu bana, ngira amasengesho mpaka, ariko ayo zaba mu Mana urebe imbohe nazo. Nukuri shima Imana ko Imana yabohoye Gabine n'abandi bose bari bari kumwe, twizeye ko n'abari muri Kristo bazofa. Imana yo mu ijuru ishimwe. Rero ngize ngo mvuge amashimwe mfite menshi bwo kwira ugaca, ariko kubera igihe gato twamenye kubahiriza gahunda. Sineka muvuga ko uteke kumumva, kandi hano ngo usaba ku mbuto ziwe. Nukuri ndishimye kuba nasanze mama muzima, nakakana nifite kuzana nawe, ariko yararwaye. Ariko nashimye Imana kuko musanze ari kandi ko ndabona mu rusengero ari barura, ariko benshi babonetse mukaba mwageze hano hantu. Imana yo mu ijuru yaheze umugisha, kandi naje kumubisha kubera ko nageze hano asanga muri amahoro. Amen. Imana yo mu ijuru yagucuranye. Rero nimuze mushire mu isi mushayire umugabo wa Yesu tumara kushayira bare gusohoka.
mbere ntabwo mumenyereye mwihangane ntabwo umuntu yagira nk'ahantu ari gushima ukuri nanjye ntabwo nabasha gushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yadukoreye kandi nawe ukabibakorera twese tukaba duhuriye hano nagera mu cyubahiro nta kintu yatanze ariko ni urukundo yadukunze kera tutari twanabaho nibwo ikiturindishije twakongeye kubona natwe nagera mu cyubahiro ni ukuri ntabwo nabura icyo mvuga cyo kuvuga ni byinshi ariko ndavuga make mwihangane ubwo abanyasafari bwarateguwe nanjye mbutekerezaho ni ukuri barabuteguye ariko nanjye ntekereza ese umuvandimwe azajya gukora ubukwe muri Afurika ntagira ibyangombwa azagenda wenyine kandi ari inshuti yanjye ubwo ndaceceka bigubiza mu mutima wanjye ndabona ndasenga nteko Mana ushatse wakoze igitangaza ukampeza ibyangombwa nasaba yuko azagenda wenyine rwose ndanabimubwiye ahubwo rero ubwiye maze kubona icyangombwa ndamubwira rero ndikubona utagenda wenyine yewe ndi gushaka icyangombwa nyuma y'iminsi ingahe bikunze tuzajyana ariko ni ukuri narabisengeye Imana irabyumva cyangwa nyibona baramaze no gukatisha ariko nanjye ndakatisha izina ryayo cyubahiro ni ukuri Imana yaraturinze igihe kirekire mu gihe twabaye mu nkambi iraturindira ni ku butayu nk'ubu bwa niba rwa Sahara ntabwo uko bivuga Imana iturinda twese ubwo mwari hano natwe twari turi mu kiziba murabizi ntabwo nabivuga ni ibintu bitoroshye Imana yaturinda igihe kigeze iravuga ntabwo twajyana twese ikagitoranyamo abo ijyana ahandi hari icyatumye Imana itwimura kugira ngo biriya bihugu nabyo hari icyo tuzakorayo ni ukuri Imana yaratwimuye n'uwo mwasigara mwihangane ariko izina ryayo cyubahiro naho ni mu isi hari igihe mwumva tuba mu mahanga mukavuga ati bari abagezeyo ntabwo twageze abantu b'Imana turacyari mu isi turi kumwe cy'ingenzi mujye mureba mu ijuru irabikora ukuri nshima Imana kuko yaturindiye mu ndege iyo uhaguruka ujya mu ndege ugenda unagaruka ni ibintu bitari iby'umuntu nta muhanda uri mu kirere nta n'igiti kiriho wenda gupine ryafatayo ahubwo mbese ni nk'uko igisiga mukibona cyo kigira sinzi n'uba kigira amababa ariko wowe wicaye ushize ku burinzi bw'Imana ni ukuri Imana iratuyobora nubwo twarazengurutse cyane twazengurutse nk'indege 3 ariko Imana iturinda n'izo ndege dushikana amahoro izina ryayo cyubahiro twongera gushima Imana ko ubukwe bwagenze neza ni ukuri mwaraje muratwakira muratugaragira twe muza kutureba ngo twaje kutureba turi bakeya ubwo bwo twari kurama twenyine ntabwo bari kuba bwiza ariko mwakoze Imana yamurishe ni ukuri rero ntabwo navuga byinshi cy'ingenzi twese hamwe Imana ikomeze kuturinda kandi hari ikintu navuga nubwo Nyirasafari yatanze impano ntabwo ari gutanga impano ku bantu bose ngo bikunde ariko muri gutaha Imana izagenda yohereza abandi bantu ni ukuri nabo batanga impano Imana niko igikora ni ukuri nayo nayishimye kuko yamuteresheje iyi ntambwe yo gutekereza korali agatangamo iyi mpano izina ry'Imana yabicyubahiro ntabwo nareka rero ni byinshi Imana ibamugisha kandi dukomeze tubanze twese tuzagenda mu ijuru izina ryayo yabicyubahiro yarakoze abasigaye bizera ko n'abazokanda akanyenyeri tugafatiranye gusirimba turabaha nyuma y'amatangazo nyuma y'umwicayeho gatoya
icyubahiro. Dushima Imana kuba duhagaze hano. Imana yacu ni umugenga w'ibihe, izimenya byose, ikamenya ibiriho, ikamenya n'ibizabikiriye. Imana ni umugenga w'ibihe. Yewe hana safari muzi amateka ye ntabwo utayazi. Aha kuri iri buye ni umugenga w'ibihe, izimenya byose ntawe utegereje igihe cyawe. Yesu azakwirira neza. Shimye Imana, ndanezerewe nk'uko nabivuga. Shimye Imana y'ijuru itubwire ko duhagaze hano, si imbaraga zacu, si ubwenge bwacu, si ubuhanga bwacu, ni ubuntu bwayo. Imana rihabwa icyubahiro. Shimye Imana twebwe twese itorero rigana gutya, kuba Imana yatubyukije tukaba tugeze muri iki gitondo, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ibyishimo. Imana ihabwa icyubahiro. Hari nk'abakifuje ariko batakibonye, ariko twebwe twakibonye. Dushimiye Imana. Imana ishimwe. Shimye Imana kubw'aba bana turi kumwe. Ese abandi basigaye kuya nawe mama, kuya nawe hapa pamoja na Waswahili hawasikie ile tuko tunasema kuya nawe simama hapa mugume munalelo bageni. Shimye Imana yo mu ijuru kuba turi kumwe n'aba bantu bamwe sinaribazi, n'abana banje sinaribazi, numvaga amazina bari n'akabari mu myaka simi n'abandi, ariko ndashima Imana kuko Imana ari umugenga w'igihe. Yarizi kuko uyu munsi n'izi tariki z'uku kwezi tuzaba duhagararanye nabo. Imana yacu nishimye. Dushima Imana aba bana bagihaguruka bava aha bajya muri kiriya gihugu. Mu by'ukuri umuntu azagira agahinda kandi akagira ibyishimo, ariko twarishimye nibwo twasigaranye mu rugo, ariko turishimye. Dushima Imana yo mu ijuru kuko ari umugenga w'igihe, iri mu kuza gutoranya mu bandi kandi nawe usa n'abandi, ukabona igihinduriye amateka. Ndashima Imana kuko Imana yahinduriye abana ikabahindurira amateka, ariko mu kubahindurira amateka ntibahindura umuco kandi ntibakora umuco. Mu by'ukuri ko kuriya mushumba avuye kubivuga, ni benshi banifuza gukumva amakuru haba no kuri telefone bakuvugisha ngo babatinya ngo bakandagira mu muhanda, kandi se siho wavuye, siho wavuye, si Imana yaguhinduriye. Ugomba gusubira hajya muri cya cyicaro cyawe, hari Imana yagushubirije, nawe bakaba bari gutangira amashimwe. Rero dushimye Imana yo mu ijuru kuko batishushanyije, bakiri ba bandi bafite ibyishimo by'abantu, bagitekereza abantu, bahaye bakora nk'ibi. Imana ibahumuje. Ubundi ndashima Imana ko ubukwe bwabaye bw'umwana, yagize ubukwe abagiye barabubonye, habaye abantu benshi ku bwinshi. Burya wateguje ibirori tubona bagutahiye ubukwe wobabara, ariko shimye Imana kuko mwitabiriye, abari hano n'abavuye ahandi nabo tutari tuzi turababona, kuko ibirori by'uwo mwana ibirori bigenda neza. Ndishima cyane, ngubwa neza, ndanezerwa, ariko cyane shima Imana kuko Imana yarongoye abantu bose. Nje bari ku mutima wanjye ukunda gutekereza, nariko ngo atari kuko abantu bari aha n'izi modoka barataha, buri wese azagera mu yiwe, cyane nkatwe turi mu buturuka hano. Ni ukuri biragoye kandi hari ubwitange bukomeye. Nuzoza ubona umuntu avuye yanagutahiye ubukwe, aba yakoze ikintu gikomeye. Bari kugenda ijoro bakagenda amanywa kugira ngo uze mu modoka nijoro rero yashyize mu rugo, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko turashima Imana kuko twabiye Imana irabyumva kandi Imana irabikora. Ubukwe bugenda neza, abantu bose barataha bagera mu rugo amahoro, kandi icyo bizeye baragiye kandi baramuye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira rero itorero ryitabiriye kuja kubaka Nyasafari, bakamuha impande, bakamwegera, bakunda abantu kugenda nk'amadizata, watekereza ukamubura n'uwo wobwira tese ndabwira, bakagenda batakiba no mu itorero. Ariko ndashima Imana kuko Nyasafari ihagaze neza n'umuryango we, bagatekereza itorero. Itorero niwe mubyeyi ukomeye ku buzima bw'umuntu. Yego uwakuzaye aba ari umubyeyi, ariko cyane itorero niwe mubyeyi ukomeye. Rero ndabashimiye. Ubundi ndashima Imana yo mu ijuru kubw'uyu mubyeyi. Yewe
kumenya kubana ni byiza. Burya baza batubwira ngo umuntu wese agomba kumenya kubana n'abandi, kubana n'abantu bose amahoro. Kubana n'abantu amahoro ni igitangaza. Uko uyu mubyeyi yavuye mu Bufaransa yama yitangira na Safari, aravuga ngo ntiyohaguka ngo ave mu Bufaransa ngo aze gukora ubukwe muri Afurika ngo wenyine, ngo si uko bavuga ngo abana n'abandi bantu. Ibaze gutanga tike y'ibindi itawamushimye, yari yishimye wenyine za miliyoni, yama mu biruhande ibindi amarembo ya Safari mu bukwe bwiwe, mu ngendo ze zose kandi yose babaye. Numva ibyo bintu biratangaje kandi numva ibyo bintu bikoze ku mutima. Ni umubyeyi wasize abantu kandi abana batari munsi, ariko yamavuga ngo ayitanze atanga tike ye kandi ngo aranatwerera amafaranga menshi y'iwabo, ariko aravuga ngo aje kubana. Ndashima kuko umwana waje Imana yamuremeye, ikamuremera barumuna be, ikamuremera bakuru be.